Ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jeswe zo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Aha ngaha mpagaze neza ni mu murenge wa Murunda, ndimo ndazamuka mu misozi ruguru iyo ngiyo njya kujya kureba iwabo witwa Uwingabire Goretti na uri muri guverinoma y'ubuhungiro ya Nahimana Thomas. Ibi bigoryi bikaba bikorera ngo kuri internet aho bigirwa bipfobya leta y'u Rwanda banavuga ko bari tayari ngo kuzahitera bakaza bagafata igihugu bakakiyobora nkuko babitekereza. Ibi ngibi ndakeka ko byo ari inzozi. Dukomeze rero tugende tuzamuka kugera tugezeyo. Nibarize gusa nyine kubijyanye n'ibi byapa sibyo? Ibi byapa se ni ibigaragaza iki? Bigaragaza amerekezo y'imihanda, ibindi bikagaragaza uko abantu bakwiye kwifata mu gihe kibiza. So ibi byapa ariko biragaragaza kimwe kiravuga kiti guteza imbere urubyiruko ruhabwa amatungo magufi. Ahantu batangira amatungo ni hehe? Hano batangira amatungo hari koperative eri ahantu mu kagari ka Buramazi. Ayo matungo akaba yororwa. Muze tuganire gato mbibariza akantu. Muze tuganire mbabaza akantu gato sibyo? Muze mbabaze mwe mufite ibiteriko. None se uyu muhanda ko bavuze handi ngo gusana imihanda rwishwa twabugeze rugeyo byo nibijyanye n'iki? Nuko imihanda hari igihe iba yarangiritse, noneho abaturage nabo bakishakamo ubushobozi bwo kugira ngo tubashe kuyisanira. Ahananiranye rero twitabaza inzego z'ubuyobozi bwa leta nk'akarere. Asante sana. Abasaza bimeze bitise? Meze sawa tu. Bakwita ndese? Twakizimana Papias. Akizimana Papias ko ngubonanye ibiti uri muri bijyahera? Ibiti wongeye kubitera. Nibyo wibye nibyo baguhaye bimeze bite? Ibi nibyo leta iba yatugeneye ikabiduha tujye tugwanye imirire mibi mu miryango. Nukuvuga ngo muvuye kubifata ku buntu. Tuvuye kubifata ku buntu tugiye kubitera. Birabanguriye ariko. Ubona ko ari imbango. Ni ibiti bibanguriye. Umusaza we bakwita nde? Nanjye ni Uwingimana Jean Bosco. Uwingimana Jean Bosco nawe baguhaye ibiti? Yego. Urangiye kugwanya imirire mibi abana babona imbuto. Ese babitanga ryari na ryari? Nka buno ibiti bitangwa buno kugira ngo abana bajye babona imbuto, ni mu buryo bwo kugira ibidukikije ngo nabyo bibe bituri hafi dutera ibiti by'imbuto. Hari abantu batuye hanze bakunda kuvuga ngo mu Rwanda ntago bajya batanga imbuto, kandi urabona ngiye mbahamagaye kuri tutanaziranye ndabejera. None abo bantu bakunda kuvuga ko mu Rwanda abantu batajya bahabwa imbuto ku buntu, mwe mwababwira iki? Abo bantu barabeshya, bazaze bari mu Rwanda igiti cyose n'imbuto. Hari n'igiti kizana imyuka myiza nta kibazo. Urakoze cyane. Umusa we nawe urabwira iki abo bantu baba hanze bavuga ko mu Rwanda ngo abaturage badahabwa imbuto zo kugira ngo barwanye imirire mibi? Abo bantu babwira ko bazagira n'iwanjye baze mbereke ngewe ibiti byinshi narabiteye, ibyo leta yagiye impa birahari byose nateye birahari cyane byose. Urakoze cyane mzee. Ariko ntabwo twakumenye rero, nubwo rero utatwibwiye nawe watwibwira. Ubwiye ngo ngiye banyita Gasuku. Gasuku. Ubundi uzajya ubona rino sunzu jya uvuga ngo wa muhungu Gasuku araje. Sawa nari. Sawa mzee. Sawa.